Hi guys, inshuti zacu bafana bacu twongeye kubasuhuza. Muri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka ya Noheli n'Ubunani tubafitiye promotion ku bashaka kwiga gukora isabune ikomeye bar soap, isabune y'amazi Savo liquide cyangwa se liquid soap, shampoo cyangwa se hair shampoo, amavuta yo kwisiga, jus z'amoko atandukanye se cyangwa juice ndetse n'ibindi. Ku bindi bisobanuro mwadushaka kuri nomero zikurikira 0783 96 79 41 cyangwa kuri 0722 98 91 085. Ndasubiramo 0788 39 67 941 cyangwa 0722 98 91 085. Akandi karusho kandi ubikeneye tubikugezaho ku buryo bworoshye cyane. Murakoze cyane. Salamu niga. Mezitesi. Nari kabisa. Amafaranga ari kuboneka se. Amafaranga se sha muri iminsi ko byabaye ibibazo. Ko ngiye mwajyemo najya akazi nyakora. Ese ko mbabona narwaye, mbabona wanarembye byatanje. Narwaye ahubwo manga sesa ngiye kunywa amata hari ahesha. Amafaranga yabaye ibibazo mwana musaza wanjye. Ese kudaheruka kusura cyane. Ase ubwo wowe ubona kugusura no gushaka amafaranga. Wese inshuti ruta amafaranga utinshuti. Oya ntago yaruta inshuti ariko nawe nzaza basi nanagusure nkutemo nakana. Ngami zo sense ngiye kwinywera amata ari ahepfo nacyo. Ariko uko nanjye nzagafata nanjye nkagura igare nk'iri. Ayizo uzarigura uhereye he uciye. Uciye he se warikuye. Mfasha. Ubwo se wabura wayirikora ariko wowe nta kintu basi nzarikugurira. Nyine basi bamaye amata bone nanjye nzakomeza nshakisha. Nta kintu ndiho mwana. Napfuye. Shapori kabisa. Mereza ngiye kunywa amata. Uze kuza kundera nimugora basi. Sibyo se? Ariko abantu inshuti z'uwo mwabaye muti. Nose urajya mbigenze gute? Nose nago wakoze kuba. Reba abagenzi babuze nashakishije nahebye impande n'impande nahebye ibintu byakomeye. Nose kuva mu itono burinze bwira koko kwere na amafaranga akora. Ujye uze se isa nk'inshuti yawe. Ahubwo ure kundangaza nagakuye kuba ndi gushaka abagenzi imana. Nuko. Dore rya no mugenzi uraje mutware. Ahubwo igira yo mwana. Ariko se kunsunika. Igirayo mwana, igirayo. Ariko se buretse. Akitonde batamenya ko nese uzakoje kugutwara. Yarantega mwana ndabizi. Utangiye kunyanga se. Buretse mwana bugu. Nanjye nzakira buretse. Sister. Karibu tujyane ngwino tujyane. Meze neza. Amakuru yanjye ni meza. Ndashaka kugera hari hepfo nangahe? Hagana hari ya Rugendo. Yego nangahe ni 600. 600 yose? Yego. 400 n'umunyonzi. Senyi sabasi. Nta kibazo. Ariko akumeze neza. Meze neza. Ndabona nigari rya rasa neza. Rirasa neza kabisa. Manaryogeje ariko urabona ko nanjye nkeye kabisa. Nawe urasa neza urucyangwa. Oya. None se hari umuntu nturutse arambona muri magucyocyorana. Bimeze bite? Uriya ni umusazi mwihore. Reka nzuntware. Ngwino twide. Oya buretse. Ariko ndabona asa n'uwigunze ashaka kuba afite ikibazo. Oya. Nta kibazo afite mwihorere yabuze ibyo akora kubera ko. Reka mbanze muvugishe hanyuma nze tugende. Basi naribi. Ngaho genda umurebe. Reka mvugishe iminota 2 yonyine. Ngaho genda naribi. Okay, so ndaje. Wanguke? Ndaje nta wundi ntega. Gusa uhita umwihorera nta. Nta kibazo ndaje. Sawa. Meze bite? Makuru. Bamwegere numve nyine ukuntu ari kuvuga ndumva ntari kubyumva. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Eka? Kumbona se wagira ngo warize? Ntacyo nabaye. Gukumana. Amaso yawe yatukuye yarwaye. Nuko ndwaye. Yarwaye gusa? Kumbona n'iminwa yumye se? Inyota iranyishe. Inyota irakubise wariye? Meruka kubyejo bundi mu gitondo. Kumana yanjye. Narinyuze hano hepfo mbona ucyocorana n'umuntu. Jewe se nge ntuje. Uriya muhungu n'inshuti yanjye turaturanye. Muraturanye mukaba mwendaga kurwana kuriya? Ntabwo twarwanaga.
kubeshya ese ubwo niba ari umushuti wawe ukaba umeze gutyo mbona wihebye umeze nk'ushonje n'uwarize oya nta kibazo nta kintu ngutwara tuzumbwira ibibazo byawe nta bibazo afite umuntu uriya gutya ntabwo byaba ari gusa nyine ufite ikibazo kimwe ikibazo ufite ni ikihe ngaho mbwira ndebera imihendahendo hariya sha siko wagira ngo ni umugore n'umugabo ndebera birabe kariya kantu urakavugaho iki sha mwana kariya kantu ndebera ni ukuri kw'Imana ndebera akumana uriya se Eric ni Eric ndabona ari Eric we bwiza upfuye ubusa ndebera nk'uriya mukobwa kweri mbona ubwo wagira ngo baranaziranye sha ntabwo Eric yabaziranye n'umukobwa w'icyuki kuri reka ntabwo bishoboka rwose ndebera umuhendahendo wariye ntabwo bishoboka Eric ntabwo yabaziranye kereka niba ari umugira neza byibuze bahuye ako ntabwo yabaziranye n'umuntu mwiza kuri umugira neza uriya mukobwa yako yaba agira umutima byanashoboka ariko umutima mwiza byanashoboka abantu bagira imitima myiza wabona bakibaho noneho kizi kwitetesha cya Eric reba ngo baragikoraho nkabona kirisunika ndashonje urashonje ngaho ngwino tugende njye kukugurira ibiryo ngure n'amatumwe oya mama yarambujije ngwino tugende wininya nta kibazo humura wintinya ndi umuntu mwiza kandi ndi umugenzi ngwino ndi kujyara epfo rugenda ngaho ugenda oya ngwino tujyane nkugurira amata reba ukuntu umeze weruka kurya ejo bundi oya ntabwo hazi ngwino tugende nyumvira uze tugende tugende nkugurira amata n'ibiryo mama yarambwiye ngo bararoga reba ibintu barimo reba wagira ngo baraziranye wagira ngo ni nk'ahantu wenda bigeze nko guhurira ariko mani reka nkubwire uriya mukobwa afite umutima se buriya nibateretana reba byuze ukuntu Eric buriya yabikura Eric uriya mukobwa Eric buriya wamuma byuze ngo aba ari njyewe abikoraho kuriya sha oya ntabwo baroga ndayakugura muri kantine ntabwo ari njye yaguha ngwino tugende ihangane uze tugende please mbabarira uze tugende ntabwo nywa amata basi ndakugura ikindi kintu ndakugura fanta ndakugura n'ibiryo naryo ibyo mu rugo oya ngwino tugende ntabwo waba uheruka kurya ejo bundi ngo ngusige hano ku nzira ngambwira urinde njyewe banyita Ivete ariko rero ndimo kumanuka njyana hepfo nuko nayo nkunyuzeho nkabona urashonje oya ngwino tugende ntabwo ibyo ngiyemo ari ingenzi cyane kuruta ubuzima bw'umuntu ndakwinginze ndazi kugurira nazo ngwino tugende ndakwinginze please ngwino tugende ihangane uze tugende ndakugura ibiryo umwe n'amata nkuguriye n'inkweto hanyuma tugende oya ngwino tugende ihangane uze tugende ngaho tugende ariko ntabwo ngusiga ntacyo ngutwara rebe ukuntu yipfusha mwana imboga zikabona abana A few moments later. sister singutwaye neza se wakoze cyane kuntwara wantwaye neza ntiwancishije mu mikuku noneho reka ngende oya buretse gato ariko tube tunaganira ubundi amazina yawe witwa nde banyita Ivete birangiye njye nitwa Dani mama akanimero kawe se nimero yanjye bijye bigenda gute nshaka kujya tunaganira ariko ubundi usura kubona usura umukobwa ko natuye muri izi karitsiye se tuzatuganira iki unjyanye he nyine nzajya nkuvugisha tunaganire sura umukobwa nyine none niba ndi umukobwa nanjye ndi umusore nyine twanaganira reka n'iki tukareba uko twanabigenza hanyuma tukaganira bikagenda nyine tuzabimenya ibizaba bikurikiyeho nyuma yaho ushatse wampa namba yawe noneho nkajya nkukuvugisha n'igihe watembereye muri izi karitsiye ntabwo njya nkunda kubona umwanya wo kuvugana n'abanyonzi rwose pe ntabwo nzahora ndi umunyonzi ase wowe ureba kariya gatipe wari uri kumwe nako reba kariya wasigiriza aho kugira ngo mpereze umwanya wanjye umunyonzi nawuhereza abantu bameze nka kuriya ubu ndagiye ibasi basi nsigira nomero yawe ntapfe kuyiguha ni na gatusha ugira ana yanjye akira niyo ngiyo nitwa Ivete nta bindi sibyo urakoze ariko nzajya nkuvugisha murakoze uzanga kunyitaba nzakwita nimbona umwanya ntari murakoze none se sister umva nese ko nkwatse nomero ukaba uciye ahatariho kandi ari ahangaha nari nkugeze wakoze cyane hari ibyo ngiye kubanza kureba hariya kuri butike ndahita ngaruka nta kibazo sawa umukobwa ukoze we hagiye ngo bamwita nde Ivete
ndahaze amata ariko se uriya mukobwa uko afite umutima mwiza umuntu njyanye akangiza no mu rugo akahambaza akirengageza urugendo rwe baba data we ubuse nzongera guhura nawe cyangwa akazaza kunsura wenda yazagira icyo amfasha akandangira n'akazi wabonye ngo Rodrigue nsuzugure hanyuma na 500 ariyo nshuti mfite nshuti z'ubusha yambabaje aransunika kuko abonye umukobwa yakurutira inshuti ya mukobwa Imana imuhumugisha Imana iguhumugisha aho wagiye hose ugere amahoro Imana izongeye muze nayo naguze telefone yagiye anyakira ifiriti izikwenye niba ari ibiki ibintu by'umweru ngo nagiye kuma ngo bame mayonnaise ibintu byo mu basirimu nanjye nazi agafiriti ifiriti nayo kwa kujya muri Noheri y'umwaka ushize ko nawe nyereye ku baturanyi muko urakoze ive Imana ihumugisha yo nuko nari no kumureba basi gusa nari impfuye noneho uyu munsi kanjye mu rugo ngiye kuryama ariko nanjye nzabona akazi